wiyumvisha ute umunsi wa mbere wibonye ntabwo nzi aho wibonye niba ari kuri telefone cyangwa kuri televiziyo cyangwa ahandi hantu wiyumvisha ute umunsi wa mbere wibonye noneho ku mashusho. Yes, ikaze nanone rero hano ni kuri Kagoma Empire aho muri kumwe nanjye Vedaste nizo muremye the one and only cyangwa se MC VNP nk'ibisanzwe ahangaha kuri Kagoma Empire. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe n'icyamamare ni Mzee Simbandiho cyangwa se la patron du capital. So Mzee Simbandiho ikaza muri studio. Murakoze cyane. Aho ndi ko bavuga ngo uri umusaza kuri kamera hano nta mbona uri umusaza nukubera nta yangofero iriho. Nta nayikuye muri kuri ubu nicyo cyerekezo nta. Okay, rero atangira wibwira abakurikiye Kagoma Empire. Nitwa Simbandiho muri cinema. Ariko nkaba n'umuvugizi wa Kagoma Empire. Okay, cyangwa ni nawe patron. Ni hapo ngaho ariko nuko imeze. Amazina yawe nyakuri ni? Nitwa Tuyibana Vedaste. Vedaste MC na Vedaste. Nuko imeze. Okay, ikaze. Murakoze cyane. Watangira ubwira abakunzi ba Kagoma Empire uko urugendo rwanyu cyangwa se uko mwinjiye muri cinema aho bigeze uyu munsi. Ese muri kuduteganyiriza iki? Twinjiye muri cinema turakora. Twinjiye muri cinema tubikunze kandi tunabishoboye. Yego. Ubwo turakora bishoboka, tukora neza cyane, tuzi ibisabwa, tugira aba followers benshi, abantu benshi mu buryo bwo natwe badutunguye. Ariko nyuma yaho bamwe bambazaga ati kuki mwahagaze byagenze bite, byarabananiye kwandika, ariko nkabazi se wundi nahereye muri kangahe nandika ubu ntago nananiwe nkuko bamwe twananiwe kwandika, ahubwo ari ukuntu nk'abantu bazi football cyane, ari ukuntu hajya habaho ikintu cyo kuvuga ngo hari abakina mu cyiciro cya mbere cya kabiri cya gatatu. Ubwo rero twebwe ubundi turi mu cyiciro cya gatatu turakizamuka tujye mu cya kabiri. Ubwo rero twageze mu cyiciro cya mbere. Rero buriya impamvu tukirangiza icyiciro cya kabiri tubonye nk'amanota yo kujya mu cyiciro cya mbere twarahagaze yuko buriya iyo uhagaze hari izindi imbaraga nk'ibya football wa mungane hari igihe urokirita abakinnyi beza cyangwa se n'izindi imbaraga n'abandi ni beza nk'uko bimeze, ariko hari izindi imbaraga ntabwo ari kuvuga ko ari abakinnyi wenda beza baje barenze abakoze n'ubundi imbere, ariko hari izindi imbaraga z'umurengera tuba tuzanye kuri uno munsi. Nakati hari imbaraga z'umurengera muba muzanye uyu munsi cyangwa se muteganya kuzana, ariko watangira utubwira urugendo rwanyu rwo kwinjira muri cinema ubundi byatangiye gute, igitekerezo cyaje gute, nyine byatangiye gute? Kuri byatangiye ubundi guturuka mu bwana cyangwa se umuntu yahoze n'ubundi ari umuhanzi. Wahoze uri umuhanzi. Urabona muri 2010 urabona 2010 twakoze indirimbo ariko iba nziza cyane. Nakoze indirimbo yitwa ngo iki? Imiyoborere myiza. Ego uraza kuturirimbiraho. Noneho yaciye n'ibintu kabisa kugira ngo Radio Nationale ikine indirimbo ngira ngo nawe urabizi ni ibintu bikomeye, n'andi maradiyo menshi habayeho kuko bacekinga iyo ndirimbo. Ubwo twakomeje gukunda ibintu bijyanye n'ubuhanzi. Ubwo nibwo naje kuba nashaka abandi babishoboye, baranyemerera turakora dukora icyitwa Kagoma Empire kiba cyiza cyane. Ubwo rero nuko twatangiye urugendo rwa cinema. Nukuvuga ngo mwatangiye mbere na mbere muri abahanzi mu tuntu twituririmbo ukuntu nkuko mukora indirimbo nziza yitwa imiyoborere myiza, then biza kurangira muje muri cinema. Ese kubera iki mutahisemo kuguma kuririmba mugahitamo kuza muri cinema? Buriya iyo ufite impano ebyiri hari igihe ubasha kuba wafatamo imwe kugira ngo izazamure indi cyangwa izayimenyekanishe. Niyo mpamvu twaje muri cinema kugira ngo yazabashe kuba yazamura indirimbo nkuko hariho n'abaca mu ndirimbo kazakora cinema nyuma, ariko yo ufite impano zose urazikoresha. Okay, urakoze cyane. Ngira ngo usubije neza kuko rimwe na rimwe ushobora kuba ari gukina filime ariko muri filime ukaririmbamo cyangwa se ukaba ufite nk'igitekerezo washaka gutambutsa ariko ukaba wagitambukiriza muri filime kuruta twagitambukiriza mu ndirimbo. Rimwe na rimwe hari igihe abantu baza like muri cinema cyangwa se muri entertainment, muri showbiz, like nyine bagamije nko kwishimisha cyangwa se kugira ngo babe ibyamamare.
yaba ari ubuhe mwihariko wanyu nka Kagoma Empire? Nka Kagoma Empire urabona nko kuri episode guturwa kuri episode ya mbere kugeza ku ya nyuma, urabona ira filime uburyo yanditsemo ntabwo ari bwo kwishimisha. Urabona ko twazanagamo ubuzima bwa buri kimwe cyose kigaragaza kugira ngo umuntu wese yibonemo, yuko twagaragazaga uburyo bw'indyo yuzuye, tugaragaza abantu batarimo kwitwara neza mu muryango, tukazana uburyo abashinzwe umutekano bashobora kuba bakominikana n'abaturage bayobora, ugasanga mbese ni ibintu umuntu wese abasha ko yakwibonamo, ntabwo byari kwimenyekanisha cyangwa se ngo gutwika, yabura gutwika ari kuza amanuka mu ndege cyangwa se nkaza ndi mu modoka runaka, ariko ntabwo ari uko bimeze. Ubwo nyine nge twaje twigisha kugira ngo twatanga umusanzu mu muryango nyarwanda. Ngira ngo abakurikiye cyane cyane abakunzi ba Kagoma Empire muzi season ikunda icaho yitwa Hogoza series, ni season nziza, nanagushishikariza aho utarayirebye kumanuka munsi y'iki kiganiro uraza kubona iyi Hogoza series. Ngira ngo nago ndishwa neza, ariko yaba ari we wandikagira filime cyane rwose. Yego, abahanzi rero hari ukuntu bagira gutya bakaba barahuye na story runaka arangiza bakayikoraho filime. Ese iriya filime yaba ari inkuru mpamo cyangwa zira nkuru nizikunda kuboneka cyane, nakubwo yuko yaba ari nampamo. Yego, ntabwo nambeshye cyane no mu mudugudu kagira gutyo ugasanga umukobwa wananiranye. Ntabwo ariko mu mudugudu y'iwacu ko turareba hose, ariko ni ibintu bibaho bya nyabyo, kandi aho wabicisha hose bavuga ngo ni story, wavuga ngo nibyo nanditse, ahantu hose wahagwa ugasanga ari umusaza umeze nka Simbandiho neza cyane, ufite ibipimo by'ikawa mu cyaro. Barahari rwose benshi basasira. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu areba filime akavuga ati ubundi kubera icyo umuntu yahisemo gukinira ahangaha, kubera icyo wahisemo gukinira mu cyaro kandi no mu mujyi hahari. Yuko buriya ngiye nkunda gukora ibintu by'itandukaniro, yuko ari igihe usanga abantu benshi barimo gukora berekana mu mujyi, ariko buriya n'icyaro ni cyiza, yuko usanga abantu batuye Kigali n'ubundi nabo baturutse mu cyaro, ari amataje ubona n'ubundi baba bafite ubumenyi mu cyaro, ariko buriya abantu bo mu mujyi bamwe hari abadafite ubumenyi mu cyaro. Buriya rero nashaka kugaragaza icyaro naryo uburyo gihagaze, yuko abo mu mujyi ntabwo bazi icyaro, bamwe bahavukiye. Ubwo rero nashaka kuberekana yo kuko mu cyaro hameze. Uti nashakaga kuwereka abantu b'i Kigali uburyo mu cyaro tuba tubayeho. Buza ko kandi nibuka igihe wari uri kwahira ufite n'umugore wawe ari gukura ibijumba. Ese iyo wabaga uri gukina wiyumvaga gute? Like nyine uri mu kibuga uri gukina, rimwe na rimwe hari igihe abantu bakora shoot, hari abantu benshi bari kureba buryo nyine ibintu muri kubikoramo, wabaga wiyumva gute? Yo ngewe ndimo gukora shoot, yo cameraman cyase turi kumwe, imba numva yuko ndo gusoza indoto zanjye, imba numva meze neza cyane ku buryo nta kintu kimvunamo na gitoya, imba numva ndi umuntu widegaje cyase nk'umukinnyi watsinze. Okay, bimeze nk'uko like murabona nk'abasirikari hari igihe bavuga ngo ku rugamba ubundi nihimuhira. Yari like ari muri training ari kwitoza, bamutoza kurasa, ariko atari kurasa duye ntago bagize. Nawe rero iri mu kibuga, kamera iri hari hafi, nibwo wumva uri mu kibuga. Banumva ni nkaho nkuvuze ku musirikari, nkuko wumva uri kurasa umwanzi uri kumupima byanyabyo, nuko bimeze. Yego. Nekereza ko cinema ni ikintu Kigali, ikintu Kigali cyane, ugereranije aho mwavuye naho mugeze ubu ngubu, wavuga ko muri ku ruhe rwego? Ngewe nkuko urwego nakubwiye ko ndabona nawe ndi nkunda kuvuga football cyane, yuko ngewe nyiyumvamo, niyo mpamvu no kuwita ngaruka kandi football barayumvamo cyane. Navuze nkuko nawe ubundi wo gukina mu cyiciro cya mbere ndimo gukina mu cyiciro cya mbere. Nekereza ko abakinnyi ba filime cyangwa se filime ziri ku bice bigacika, navuga ngo ziri mu cyiciro cya mbere. Hariho like nk'umuturanyi, hariho ugereranyije n'abandi bakinnyi baba bahari nka Masekaganda, ngira ngo wenda ujye bakurikira, hakina muri Seburikoko n'izindi. Ese ugereranyije filime yawe na ziriya, ubona hari ahantu mwavuye ukabona hari ahantu muri kujya?
cyane yuko nk'urugero umuntu nko ku munsi wa mbere umuntu atangiye arebwa n'abantu batarenze 10 ariko utangiye kurebwa n'abantu 3000 ukarebwa n'abantu urumva yuko na ahantu ufite abafana benshi cyangwa se watambuka umuntu akubwira ati rero wewe kutadushyiraho indi episode nkuko zigeze he ibyo bintu n'ubundi ni ibiguteza imbaraga cyane urumva yuko nyine umufana umuntu amaje kumwubaka rwose ndumva ntari uti umufana umuntu amaze kumwubaka ariko reka duse nk'abasubira inyuma gato indirimbo mwakoze mwarayikoreye video oya ntabwo twayikoreye video indirimbo mwakoze ntabwo mwayikoreye video wiyumvisha ute umunsi wa mbere wibonye ntabwo nze aho wibonye niba ari kuri telefone cyangwa kuri televiziyo cyangwa ahandi hantu wiyumvisha ute umunsi wa mbere wibonye noneho ku mashusho nibonye kuri telefone niho navuga mbona nese numva ko numvisha ari sawa cyane yuko ubwo nibwo nari nkoze ishusho n'ubundi ishusho iza ivuga ari ngiye uvuga n'uburyo inama atari byo ndo kuvuga ngo umuntu ngo arapirase ngo bamugize baciye ikoranabuhanga bajya gukora application runaka ari ngewe numvishe nishimye cyane yuko inzozi n'ubundi natekereje no kuva na kera n'ubundi ari one